hanaberagamo n'inama cyane. Abantu bazaga aho ngaho wambwiye ko kugira ngo agire aho ahinduka akifuza kugusanga ku gatanda kawe warara ku kamatera wararagaho ariko yari yumvise amajwi y'urusaku. Bari mu cyumba cyo hirya nyine roji yegeranye naho twararaga ni nk'ari muri roji ariko ni icyumba cyekemerera umukozi kuba yakiraramo. Noneho hirya hari muri roji ubwo hajemo abantu kwiyakiramo nyine urumva ibyabaye bakajya bataka bakavuga cyane. Amajwi bari baryamanye. Uwo muntu nawe nyine akavuga kabona arahindutse. None abadukurikiye bashaka kugira amatsiko bumva ayo majwi y'abantu bari mu bikorwa by'abakuze. Nawe nta kuntu wavuze ati nanjye nyine bitewe n'ukuntu nabonaga ryamanye n'umugabo unanduta ako njye sinenzi ko ari umugabo nenzi ko ari umusore akambwira nkunda akazi ndabona bigenda neza. Njye nyine mu mubiri ntabwo wakumva ibintu nk'ibyo ufite umubiri ure kubifiringa nyine ako nyine wihagararaho gusa umugabo we yarabyerekanye mbona atangiye kuza nkora ku mabere ese uko utiyoroje iki n'iki ishoka ati ntabwo ndi umwana ndiyoroza ukajya ubona nyine biri kumutera ikibazo ukuntu arambwira reka mwihorere. Nibaza ibyo biciye muri izo nzira bigenze gutyo warongera yarinze aryamye iryo joro pe yarihanganye arambwira ati wambwiye ko ibi bintu utabikunda reka mwihorere nyine ubwo wiwe yabimbwiye ariko ku munsi wundi yari yabipanze we nyine muri uwo minsi yanyerekaga ko ari umuntu mwiza nyine ndamubonamo umuntu mwiza utatinyuka kunkora ibyo bintu muri weekend niho yambwiye ati hari akarori k'abantu nkatwe bagomba kwishimana ko twakoze neza n'umukozi mwiza. Ndavuga nta kibazo ubwo yanzaniye iyo bazoka ya kofi ndamwumva ni nk'akaji nyine kageze ukuntu cyasinda nyine nabizi. Wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza. Tambuka tugukize umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara ajya ntekereza ko narozwe nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira ubu nanjye ndi umubyeyi. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivurira rigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuzi. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagemande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi. Namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Chameze neza nyine gake nawe bibona. Ariko urakomera nyine buriya wagize imyaka y'ubukure yo gukomera cyane. Ubusanzwe se nta kantu ufite? Hoya naho pe. Naho amaze ikiganiro n'abana bakuru ko kambwe ati twarabyaye. Cyane naho ndabona sibyenda naza. Cyane. Reka da. Wamenye buriya umwana nawe si mubi n'umugisha hagati wambwira gutereka nicare neza aho ndaba nkureba byoroshye baramubwira ati nagize gutya mpura no kuva gusenya murugo ntago ari kigali gusa cyane mu ntara tu n'umurwa ati nahuriyemo nakava gusenya cyane n'ibibazo byinshi. Nari ndi nyine ara mu cyaro mu ntara umugore arampamagara ambwira ukuntu nzi so ambwira mama wanjye ambwira papa wanjye urumva umuntu akubwiye gutyo ntago wazuyaza nyine arambwira ati ngo nkujyane i Kigali nkurangira akazi kuri telefone sinari muzi ariko we yaranzi nyine arampamagara. Ndazamuka transport yari yiwe tugenda tuvugana nyine ambwira ati ndahana ubwo anzana ahantu nyine gukora amakrini yo mu maroji kujya nyine nsasa ibintu byose nyine nkabikora no kwita ku bakiriya nyine bashamo kubereka aho binjirira naho basohokera. So rero nkihagera ubwo umugore wanjyanye bwo sinahise mubona nuhitabaga telefone nyine kuri phone gusa ako sinamubona. Ngo ndagenda nakirirwa n'umuntu usa nkaho ari umugabo ariko nyine ukuntu yabifiringaga wabonaga ko ari nk'umusore. Ngo nyine akanyereka ukuntu bigenda ubwo nijoro arangije arambwira ati rero amaroji yose ndabagiyemo nta kundi turatura mu cyumba kimwe.
so rero ndavuga se kuri igitsina gabo nkaba ndi igitsina gore twarara mu cyumba kimwe gute? Ubwo mfata umwanzuro wo kurara muri hano nyine muri rumu bakoreramo reception, nkajya ndara mu ntebe akambwira ati ariko ibyo bintu ntabwo ari sawa, ntabwo ibi bintu rwose ari byiza. Yarakubwiye ko mwajya murara mu cyumba kimwe ku buriri bumwe? Iyi yarambwira ati twari turara ku buriri bumwe, ariko abona nyine birambangamiye, arambwira okay niba bikubangamiye si ngombwa gukoresha ibyo udashaka. Afata amatora yindi ayisasa hasi, wiwe nyine akajya arara ku gitanda. Umunsi wa mbere nyine mu cyumba kimwe nawe? Iyi mu cyumba kimwe, ngiye nkarara nyine kuri matora yo hasi nyine ku isima hasi. Ubwo umunsi wa mbere nguko, umunsi wa kabiri noneho hazamo abantu hirya ku cyumba cyacu cyaho turaye. Ubwo urumva muri loji ntabwo basaga kwinezezamo birenze, ubwo no kuryamana. Yumva nyine urusaku, yumva nyine byasakuje, nawe ndi kumubona mbona byahindutse. Ubona bari ku cyumba mwegeranye? Umva barasakuza, nawe nkajya mbona nyine ari guhinduka ukundi kuntu. Nkajya mbona ari kuza kunkora ku mabere, nkamubwira biteze ko nakubwiye ko ibintu nabikunda bite. Hejuru ku gitanda? Akageza akanyigira akankora ku mabere, nubwo wapi ibintu ntabwo mbikunda, ndavuga cyane okay ryama niba utabikunda. Ubwo bukeye bwaho arambwira ati reba ni muri weekend tumaze igihe dukora, mu minsi dukoranye nyine tuyikoranye neza, nta kibazo twakwishimana nyine. Okay ndavuga nabi. Ubwo njye naje aho ngaho nananywa n'inzoga nyine, nta nzoga nanywaga, anzanira iyo bita bazoka. Ni kofi wese? Oya ni kofi. Anzaniye bazoka, somaho numva ni nk'akaji, numva iraryohereye. Ndagumya ndanywa, numva nyine biraryohereye, ndagumya ndanywa. Ubwo nyine niba uko naryamye ntabwo mbizi, mbese nari nanasinze pe. Ubwo nyuma nyine mu gitondo naje kubyuka nsanga nambaye ubusa. Ndebye umuntu nawe numva nawe hirya, mbona ndyamye kuri bwa buriri bwiwe, kandi najyaga ndyama hanze nsanga nayo matora yayimuye yayijyanye noneho ku gitanda cyiwe. Ndavuga si ibintu byageze, numva no mu kanwa noneho ufite agafu kabi, sinzi ukuntu hari kumera. Mbona nawe yaryamye, ndebye nsanga nambaye ubusa, nsanga ibishashi bw'inuza hano bwanacitse, asa nkaho atazikoresheje nyine, ariko yazishyize hano yashatse kuzica ariko biranga. Ubwo ndamwihorera, njya kumva fone irahamagaye, ari njyewe uyifite. Fone yande? Fone yiwe nyine y'uwo mugabo. Mbona handitseho wari uyifite ute? Nyine we yari yaguye hasi. Ndavuga ati ahantu reka nsohoke hanze njye gukora amasuku, ako nawe ifite ubwoba nyine. Ndavuga se ibi bintu mana yanjye, wenda mwora ko yasinze nyine. Mu cyumba ubwo byose ugasanga uryamanye nawe, ntiwigeze ukeneye kuvuga ati byagenze bite ko nari narabirwanyije ngo wikontorore? Yari yasinze nyine, naramubwiraga gusa ngo urambaza iki nyine, tuyasinze cyane. Nkavuga yenda naza gucururuka, ariko nkumva afite ubwoba ko ashaka kuba yanteye n'inda. Nkumva afite ubwoba nyine, ndavuga reka ndi hari icyari cyabaye? Cyari cyabaye nyine, yari yabikoze. Urumva nasanze nambaye n'ubusa, urumva yari yabikoze. Se cyangwa ubu ni ukubikeka gusa? Urabizi ubyutse ujya kwitawaza, nabyumvagamo uko nasanze n'imyenda yayikuyemo yayishyize hirya nyine, asa nkaho nyine yamuhohoteye ukuntu. Ubwo nyine njya gukora amasuku, kuko hari haje n'abakiriya nyine, njya no kubereka fone, mbona handitseho mama Ornella. Ndavuga reka ndeke gusuzugura, wasanga ari n'umuntu yenda wundi w'umukiriya ushaka nka rogi cyangwa ahantu ho kuruhukira, ugiye kumwitaba. Ndamwitaba, ngo bite ngo se kuki ufite fone y'uno muntu? Ndamubwira nyine narindi hanze ho gatoya, ariko nyuma ndayimuha. Ngo ndamubaza se bite, ngewe ndi umugore w'uwo muntu nyine, ndashaka kumubwira ko umwana arwaye. Dite mwararanye? Numva nkubiswe n'inkufu, gasiwe n'umuntu ko yaneretse ambwira ko ankunda by'ukuri, ambwira ko atari n'umugabo ari umusore bite. Ako nirengagiza nyine kumubwira ko nyine ngewe kumwereka ibintu byose byabaye. Okay, nkajya nyine mucena mubaza utuntu twinshi, ati n'umugabo wanjye nyine ndashaka kumubwira ko umwana barwaye, kandi nurangiza ubimubwire, yenda ashobora kuba nta mayinite afite ngo ahitamo amagara. Numva nkubiswe n'inkuba, si umuntu yari afite umugore, hita ntekereza n'ibyaraye bibaye, numva birantunguye. Ubwo naragiye nyine ndamuhereza fone, ndamubwira ati okay mama runaka yaguhamagaye, yavuze ko umwana arwaye. Uhita ubona nawe inzoga zisa nkaho zimushizemo, ahita ahinduka ukundi kuntu, ntagira ikintu ambwira, sinagira n'ibyo mubaza no ku byaraye bibaye. Ahita yambara ajya gutega moto aragenda. Ubwo urumva aragiye kwitaba umugore we, ko nayo mateka y'i Kigali nahuriyeyo nayo.
sha nagira urubyiruko inama ryo kujya bimenya kwirinda. gato ndimo nibaza umugore yaguhamagaye kuturuka mu cyaro uramwitabye yakubwiraga ko se ari umugore ukuzi he yakubonye hehe ni uratubwira n'impamvu yifuje kumva ko ashaka kugukura mu cyaro akazi kuguha akazi Kigali uwo mugore nyine yaranzanye njyewe wese namubona ahubwo nkeka ko nzaniye aje kuncuruza kuri uwo mugabo nawe nari nzi ko ari manager yenda waho ngaho ko namunaga yisanzura ari nawe masanze uwo mumama sinari nzi ko anzanye kuri umugabo nari nzi ko ari manager ari na boss wanje nkure namubahaga cyane kwanza asanga ni umukozi waho nawe dukorana nawe w'umukirini birantungura yakubwira wakora iki uwo mugore we naramuhamagaye ndamubwira ati se byaraye bigenze ukuntu nanywa inzoga arangije aranyitakana arambwira wowe se uri umwana nta bwenge ugira none se bagufashe ku munwa bayagucengezamo nawe wayishakaga arahita nkuba nongera kumuhamagara nsanga yashyize kuri Kristo birancanga bimbera urushusho umumama sinigeze mubona sinigeze mpura nawe bivuze ngo kugeza n'ubu ntuzi uwo mugore uko asa ntuzi iki nta namubona n'ukuntu ameze n'uwo mugabo sinteruka no kumubona gato nyine nibazaga urumva hari icyo bita ubutubuzi ubone n'ubutekamutwe kugira ngo umuntu aguhamagare uve mu ntara arabanza nakagwira mwana runaka ndi mwene runaka nakuriye ahangaha gutya yakwibwiraga ko si mwami akuza shatse kugupira amazina gusa akakubwira no mu rugo kumva urumva ngiye nshobora gutora igipapuro urabizi hari ukuntu tudepose tugusaba tuzi hirya no hino ukababona imyirondoro y'umuntu muri MTN suzi uko bajya bahamagara abisikoro bari baguhamagara ngo wasabye kaza nibura we yakubwiraga ko akuzi he kurumva yakubwiraga yambwiye umurenge nturukamo ambwira iwacu ambwira mama ambwira papa kwanza ambwira n'izina ryanjye ahubwo naje gukeka ko ari umukobwa yenda wo mu ntara waje mu kazi vuba noneho akabanzi agahigana nimero zanjye akampamagara kwanza nzanye muri ubwo bushukanye nyine n'ubwo bugome gutangamo passport ko nyine nabiketse ko nyine ari umuntu waje Kigali imbere akabanzi yenda akaba arahize nimero yanjye kuhagera aricyo nifuzaga kukubaza yari harya ni hano i Kigali inyubako ubona imeze gute shari inyubako nziza irimo amaroji meza muri apartment nyine nziza cyane hari hejuru no muri kabiri no muri rimwe nyine akandi nyine ari sale nziza umuzi w'ubuzima kuri ubu extra power formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije kwawushyize kuri promotion umwihariko wa extra power formula ni imbatura mugabo ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango wayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe nimutugane tubafashe ukorera mu Gatsata wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 hana biragamo n'inama cyane abantu bazaga aho ngaho wambwiye ko kugira ngo agire aho ahinduka akifuza kugusanga ku gatanda kabarara ku kamatara wararagaho ariko yari yumvise amajwi y'urusaku bari bari mu cyumba cyo hirya nyine roji yegeranye naho twararaga ni nk'ari muri roji ariko ni icyumba cyekemerera umukozi kuba yakiraramo noneho hirya hari muri roji ubwo hajemo abantu kwiyakiramo nyine urumva ibyabaye bakajya bataka bakavuga cyane amajwi bari baryamanye uwo muntu nawe nyine akavuga kabona arahindutse none abadukurikiye bashobora kugira amatsiko bumva ayo majwi y'abantu bari mu bikorwa by'abakuze we nta kuntu wavuze ati nanjye nyine pe bitewe n'ukuntu nabonaga ndyamanye n'umugabo unanduta ako njye sinenzi ko ari umugabo nenzi ko ari n'umusore pe akambwira nkunda akazi ndabona bigenda neza njye nyine mu mubiri ntabwo wakumva ibintu nk'ibyo ufite umubiri ubure kubifiringa nyine ako nyine wihagararaho gusa umugabo we yarabyerekanye mbona atangiye kuza nkora ku mabere kise uko utiyoroje iki n'iki ishoka ati ntabwo ndi umwana ndiyoroza ukajya ubona nyine bwongeye kumutera ikibazo ukuntu arambwira ko reka mwihorere nibaza ibyo biciye muri izo nzira bigenze gutyo warongera yarinze aryamye iryo joro pe yarihanganye arambwira ati wambwiye ko ibi bintu utabikunda reka mwihorere nyine ubwo wiwe yabimbwiye ariko ku munsi wundi yari yabipanze
we nyine muri uwo minsi yanyerekaga ko ari umuntu mwiza, njye ndamubonamo umuntu mwiza utatinyuka kunkora ibyo bintu. Muri weekend niho yambwiye ati hari akarori k'abantu nkatwe bagomba kwishimana ko twakoze neza, n'umukozi mwiza. Okay, ndavuga nta kibazo. Ubwo yanzaniye iyo bazoka ya kofi, ndamwumva ni nk'akaji nyine kageze ukuntu casinda nyine nabizi. Ibyo zose wari umubonye nabandi bakobwa yari akagira gutyo, urumva umuntu wari manager w'aho hantu hari ukuntu yari afite ububasha bwo kuba hari abakobwa baza akagira uwo yibonera, akagira uwo yifatira, nta na rimwe rero bamubona se nyine. Usibye nk'uko nguko hari ukuntu yagendaga nyine akagaruka, yenda hari igihe nko ku cyumweru nka kumanywa hatabaga haje nk'abantu bakaza nijoro, ukabona afashe moto aragiye, sinzi byabajyaga arimo. Ako muri iyo minsi yaranyitayeho byadanje, anzanira utuntu tw'udugifuti, ibintu biri aho nyine, utuntu tw'udushoko turi aho ngaho. Nkabona tukabona umuntu ntangiye kumwifasha nk'umuvandimwe, mbese ibintu byose mbona ari sawa nyine. Tangajwe no kuba nahamagara wanzanye, nambwira ati inzoga se bagwaye hari ugeze gufata umuntu nawe wazishakaga, ahubwo tuzi. Ahita nkupa nyine, ndamuhamagara biranga, mbura uko mbigenza. Natike yasubije mu rugo nayigujije kuko ntabwo n'uwo mugabo nongeye kumubona. tubwije ukuri ni ubwa mbere se waruhuye n'umugabo? Kera mu rukundo nyine rw'ubwana buri aho ngaho, bimwe se by'ubwa gukina iby'abana n'ubizi, ako pe bwari ubwa mbere. Kuri official n'umugabo gutya face to face n'umugabo, none ufite n'umugore n'abana, bwari ubwa mbere. ubundi wenda tunyarukire kuri kariya kazi wahakoraga, wari wakoze nk'igihe kinini? Aho sinari igihe kinini, nangiye kwamara ukwezi. Hari abagabo bahazaga, wari utubwiye ko hazaga n'ayo makupura aza akajya mu byumba, induru ikaba induru hasi hejuru, hari uburyo ki ibintu byari bimezemo. Wowe abakiriya bazaga se nta mukiriya wazaga agashaka kukwifashisha wenda kubenguke cyangwa? Barazaga nyine, okay, nkihuzaho gatoya, nkihuza ko nenze icyo nje gushaka amafaranga, sinanje nje gushaka abagabo. Nkajya nihuza nyine, ati ndaje nkihuza, nkagenda gukora amasuku, gusasa neza aho bavuye, akabona ko nataye umuntu amuhaye nyine, nawe agahita, habaga hari abakobwa benshi kandi beza, agahita nyine yifatiramo nk'abo ngabo. Wowe akaba araguteye akarakurenza? Agahita nyihora nyine ati okay, ntari ibibura ntibikurimo, buriya nuko utaramenyera. Akazi n'umva kuvuga ko kazageraho kakakurarura, guhora ubona umugabo n'umugore baje bakajya mu cyumba urusaku rukabuza cyape, kuko byari danje kubona umubebi n'umusore, noneho kubashyira n'amazi ugasanga nabambaye amasume, kurara bataka nyine, ukibaza ukuntu bimeze, ukumva nawe kuva byanze, adresse kumva irazamutse. Umugabo yagutanze agutega icupa n'ubundi wasanga hoya kuko ntabwo nanywaga inzoga, sinazinywaga, mbese kwikontorora byari kuza kuko sinanywaga inzoga ngo zanywotera. Kuko igihe cyose namaze si uko ntari kubona abagabo, ahubwo nyine nagiraga ku buryo mbanza kwirinda nyine. Tugaruke rero hariya wenda mbere yuko tubaza kwibaza uko ubuzima bubayeho ubu ngubu n'abantu bakoreraga agira byose, kuba yarahise akubwira yuko cyangwa se kuba wariyumviye ubwayo yuko umugore akubwira ati umwana ararwaye, umugore ujye kumwitaba n'icyo wabanje gutekereza? Ndaguhamagaye, phone si yawe, fasha umwanzuro wo kuyitaba, abantu bari buze guhita bavuga ati wakana we n'ubundi uri nkubaganye kuki witabye phone itari y'abana, wowe yitabye utugamije nyine. We nago kuri phone hari handitseho mama runaka, ariko ndavuga ati wasanga ari nk'umukiriya ushaka logi itunganye agiye kuzana nk'undi muniga nyine, njye nayitabye nzi ko ari umukiriya, sinayitabye nzi umugambi uwo mama agiye kumbwira nyine. bivuze ngo hazagamo abagore bashobora kuba bafite n'abagabo babo? Cyane hoya, wiwe nyine yikase nk'umugabo akazana n'umusore cyangwa n'uwundi mugabo, ariko tukaba ari twe tubizi, twebwe dutanga inuza nyine ibyumba. Abagega bahaza ukabona urabazi? Kuko naturutse mu ntara, nta muntu wo mu ntara waza aho hantu. Inaha muri Kigali haba amaroji menshi, ntabwo rwose nabaga mbazi pe. Hari wenda kandi kantu k'amabanga nakoza, ntiturabavuga amazina, ariko wenda hari ibintu batazi ko bikunda kuba hirya no hino by'abana bato, ngo bajyana n'abagabo mu turoji, ibintu nk'ibyo, ukabona umusaza mu rukukuri yazanye n'umukobwa. Biriya rero bisaba nyine nk'uko nguko twari duhari, ntabwo umwana yakwinjira muri loji, ariko hari igihe yazaga bitewe n'akavuyo karimo, kaba uramutambukije arinjiye. Birimo cyane rwose, urubyiruko rw'iki gihe rwose namwe mwarananiranye cyane, ahubwo bagabane.
bazi kuyinywa iki gihe se n'ubwa mbere witwe tubwize ukuri cyane n'ubwa mbere pe ni ukuri n'ubwa mbere kuko njye navuye iwacu nanywa n'inzoga uri kuyinywa wumvaga biri kugenda rero bimera bite nyine naranywaga kuyinywa bikarangira ndi kureba ukuntu nkumva ndi kuzunguruka gusa nkumva harimo uburyohe nyine nkikomereza sinashidutse nyine ntazi ukuntu bibaye byose ntabwo ibintu byose ni life tu enjoy mu gitondo ukangutse usanga kaba bara yabaye pe nsanga nambonye nsanga neza ukuntu nyine ntabwo se ugira amatsiko yo kuvuga uyu muntu turyamanye yabaje ibyo guterwa amasida n'inda n'ibindi nk'ibyo byose byo bikurikiranye bitewe n'ukuntu nyine nahise nshaka ukuntu nava aho ngaho ibintu ntibirakurikiranwa neza ariko mbirimo nyuma rero icyo gikorwa uragikoze ubugizi bwa nabi ngenda byita ubugizi bwa nabi cyangwa nabyita ubunyamaswa nyuma nta gakoro wongeye kwakira kakubwira ati sha mukobwa urabona byanongoye nanjye n'iki cyangwa se ngo uvuge ati nanjye nahuye n'ikibazo cyo kumva umubiri ukomeje kuwongera shaho yawe nyine yahise afata moto ajya kureba umwana urumva ko umwana yari arwaye sinongeye kumuhamagara ngo tuvugane nawe niyongeye kumvugisha kuko kenshi nimero ye narayihamagaraga nkumva yitabwa n'umugore kanumva ndavuga ko reka nonze nk'icyumweru asanga akiri kwa muganga tuzongera tuvugane uwo musore yaragukunze se cyangwa se mwari mutangiye gukundanaho wari utangiye kumwiyumvamo kubera ko n'ukuntu yamfashaga wese ikibazo cyose nkakimubwira nkabona ni umuntu mwiza si umuntu mwari bakamuryamanye mu cyumba umunsi umwe iminsi ibiri utarabona ibihinduka usibye uwo munsi awo majoro yumvise amajwi no muri uwo weekend ubundi iminsi yose byari amahoro nawe uteye amajwi narayumvaga nkumva biranga mana yanjye umva ni danje ariko menya yatamana ko wari kwizamukira nawe oya ubwo se n'ubwa mbere nabaga njyewe hari n'igihe we yanywaga nk'inzoga agasinda akajya kuryama nongeye nkasigara nko hanze hari nk'abantu ndi kwereka kode bishyuriraho nyine nkabyumva njyewe cyangwa umaze kuyamenyera ariko nyine yo yari atangaje yani igisenge cyendaga byari bikaze byadanje nyine uravuga ati ibi bintu rwose nabonaga ari ibibazo chape tureke icyo kibazo cyabayeho iyo kitahaba future wabonaga ari iyihe mwakumiye urugi muri iyo ngiyo se nari nzi ko igihe kizagera urahora wumva amajwi akubyiganira mu matwi y'abantu bari nabonaga nyine ari danje ariko nkavuga ati hari igihe kizagera yenda akazi gahinduke mbese n'uwo mumama ntaranabona muhamagare mbe mubwira yampindurira nyine ako umunsi wundi muhamagaye nyine numva wapi pe nta na rimwe wifuzaga ko uwo mwahura na rimwe se narabyifuzaga nyine umunsi wundi ngewe nza naravuze si n'umumama ari hehe wamumagaraga nako si n'umumama cyane ahubwo numvaga avuga nk'umuntu w'umukobwa ariko nakekaga ko ari umumama nkavuga se ari hehe nyine nkabyibaza cyane umunsi umwe niho namuhamagara arambwira ndahuze cyane nyine akenda mwihorera nyine ndavuga ati wasanga yenda azagira igihe akaza naho se namenya akanzanye kuncuruza kunshyira nka pasi ubundi yarantanze kugira ngo uwo mugabo bajye abona umuntu umuhoreza hafi nyine umugabo yari yarakubwiye ko ngo ari umusore uyu mugabo yarambwiye ati ndi umusore nta mugore reka mwate si nta mugore ufite nta mugore nigeze ngewe nkabyumva bawe wasanga ari n'umusore kuko nabonaga ari umuntu mwiza pe mwiza cyane tujye ku kantu rero umuntu yayibuka kamutsiko giye nahise nibaza muri uko kwezi wari ugiye kuhamara nta bandi bantu wigeze uhabona abandi baza nk'ababosi ngo ubone ko ari bari gukontorora ubundi utekereze ko iyo rogi yari ifite undi muntu w'umubosi w'abo bantu ngo byari bihagaze biteze we nyine nabonaga amamodoka y'abasirimu aza akaba ahuzeho gatoya nyine yahuzeho naho ubanza ari manager w'aho hantu wiwe we barazaga ntabwo ari bosi w'aho ngaho ahubwo nawe yari umukozi cyane yaramaze kubona ari smart sane maze kubona ari umuntu mwiza byadanje avuga nta muntu mwiza nk'uyu nguyu pe bamusanze waratwitebye utwise urumva ko ni ibibazo pe noneho umugabo nk'uwo byamenye gutyo nimwipimye agufatiranye ashobora no kugutera n'inda na sida byose gusa imana izabyakire nyine uko bizaba ntabwo
kuvuga ati rero byaba byiza abana bose bagiye muri ona pakiri kare uti kubera ko n'ubundi imibonano barayikoreshwa ni na ruswa y'igitsina cyane rwose pe kuko ubwo ngubwo iyo nza nanjye kuba nyirimo nk'ubu wenda agiye nko sindajya ariko ngiye nko kwa muganga ushobora gusanga natwita ariko ushaka amahirwe nka 90%, ushobora gusanga ataguteye sida yaguteye inda cyangwa nk'uko waba uri muri onapo yaguteye yenda sida ataguteye cyangwa ukajya amahirwe no sida ntibone n'inda byose no bibona nubwo nawe ushyikiye ko abana b'abakobwa bajya muri cyane kuko nanjye iyo nza kuyijyamo yenda amahirwe nayo kugira nuko atari kuba yarwaye iyo nda ariko sine kuba nyiteganya ubona ko wayijyamo cyane cyangwa irimo shawe se oya ntabwo ndajya kwa muganga ariko nayijyamo urateganya iki ko ndateganya nyine kuzajya kwa muganga kureba uko byifashe kureba uko bihagaze wasanga ibintu ari amahoro nahita njya muri onapo pe nahita nyijyamo urateganya kuzajya ukomeza kubonana nawe oya bishobora nanone nk'uko uko byabaye bishobora kongera bikaba yenda cyane se ubwo nabipanze ariko ugatereka ariko ubwo ni umuco w'uburaya nta sha wapi ntibakavuge gutyo hari igihe nyine ugwa no mu rujijo nk'uko nguko kuko iyo nza kubipanga kondomu zabaga zihari nayo kuyifata tukayikoresha ariko ntabwo nabipanze muri make uranze urumva beta cyangwa se byaba byiza ari uko abana bagira gutya bakabashyira muri ono pe nanjye mufite w'umukobwa nahita nyimushyiramo ahubwo wanza akivuka cyane ni naho byari butanga ku makuru ufite ari uko oya ahubwo ni ukwirinda none se ubwo ngewe ko byabaye nabipanze ni nk'uko undi nawe byamubaho ahubwo ababyeyi bigumya kubwibwira gutyo ntibabashyire muri ona kuko barabahinda rwose cyane cyane mu Rwanda ahubwo bongera ibyo kurya byarakomeye byafashe indi ntera pe ko nanjye sinari nzi ko byambaho bitewe n'ukuntu sinanywaga inzoga sinahoraga n'abasore cyane bikomeye tugenda twisatirira umusozo wenda ariko icyo ndibuze kubona nuko wenda uvuga ati icyo nigiyemo ni iki ngiki icyo byansigiye ni iki ngiki nuko ibi ngibi bitakongera kumbaho ndifuza yuko abantu wenda bakagiye muri hari abavuga ko bitera ingaruka yego ntabwo ndayijyamo ngo menye uko bimeze kumva ariko iby'ingaruka byo ntabyo nzi ariko akenshi hari ababa bataka imigongo baniha ariko bafite ukuntu baba babikoresheje kuko abana b'abanyeshuri hari abakobwa hari abakiga bose pe babashyira muri onapo bakijya mu mihango none se urumva niba bazijyamo babashumye mu gasamba none oya nyine uzabikora ibyo ni ibimureba ariko icyiza ni ukugabanya kuba yabikora ko abakobwa b'iki gihe dusigaye tujya kureba n'abasore muri loji cyane rwose bikaze kandi b'imyaka cyane ugasanga nk'umwana w'imyaka 17 16 ari kumwe n'igisaza gifite umwuzukuru bangana wabireba nyine ukabona ni danje umusaza ashobora kuba yakubwatira umwana wanjye kandi ntiwabitinda akubwiye gutyo unapara icyo gisubizo cyonyine niwe mwana mbonye wemera ko oya bagomba kuyijyamo nta kibi cyayo muganga akabagira inama iwanyu nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga harabura ikintu cy'ingenzi icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu furnitures intebe zo muri salo salle à manger ibitanda n'amatera zabyo utubati two mu byumba intebe za jardin n'iza balcon yewe n'ibikoresho byo mu biro tubakorera intebe y'ibitanda n'inzugi tukabakira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka mwe banyamahoteli na za appartement umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza ku bindi bisobanuka duhamagara kuri nimero 0783 337 8096